wagiye usambanya nituyikoreye ahangaha ariko tuyashyize hanze byabigize icyaha ntabwo twebwe turi nkawe we ntuzongere kora akazi kawe ukore ibyawe rwose nta kibazo nta muntu kwinjiriye mu buzima bwawe ahubwo uri gutuma abantu bari buze kubwinjiramo nta kintu duhuriyeho rwose nta na kimwe pe na content ifite si ufite niyo yabayo ntabwo twazivuga kimwe wowe rero ukwiye no kujya gusengerwa ahubwo igihe cyose ngo abantu nabatinganye nigeze nkutereta naterese mwene nyoko uzuriya mwana waguhaye iriya video umubwire arye ari nenge nge sinje kumutera ubwoba kuko burya njewe ndabika cyane giko jewe ndabika cyane ngira inzika mbi cyane njewe ntago ndi ngura inzira nta mbabazi ngomba kugusaba kuko ntacyo nagukoreye icyo ni kimwe bisatsi yarashokonko imeze nk'ikigunda cyo no kwiyogoshisha cyangwa uriyitaho sura bishoboye nawe ubwawe wariyanze depression irenda kukwica wowe urwaye bipolar motherfucker njewe niwongera no kunzamukana hano nzaza nkwibutsa ibyo mwene nyoko yakoze nyoko nzabikuzanira hano cyewe ntago ntinya umuntu mvuga ntago mutinya rwose ahubwo ubone n'abakwina navuze subundi aterana amagambo n'umuntu w'itabi ngenda nasaba ribi kuzanya ese ko nta ukuboko kubutabera kutagera yago ntago ndusha kuvuga ntundusha gutukana ibyo ndagira ngo mbigukonfirmire hano ntago bindusha rwose sindurere kutanarwaye bipolar apart y'ibyo byabwenge wiri gufata ngwino twese badupime turebe ko ibyo tuvuga hari kibidutera bagupime nanjye bampime ibyo bintu abantu barabihaze wavuye muri kino gihugu nimba kirimo abatinganyi gwanzira wagiye muri Kampala batari amahoro bamahoro urarwana n'iki ufite ikibazo cy'uko ibitsina by'abantu babikoresha kuko kurumva utaranataye umutwe uretse no guta ubwenge koko imbwa yahaze ntimenye urugo nabize ntibasoma ninde muntu mudafitanye ibibazo muri iyi mihanda abantu bose barabazengurutse mutukana mama ni jihadi da niko nkubaze di njewe nta kintu na kimwe dusangiye nta nubwo twigeze tunasangira kuko je namaze kubona kuri akajajwa mbere ukiva kuri TV10 buriya njewe nkungira umuntu kure nakureberaga kure ntakwitaza maze kubona kuri akajajwa ugenda uvuga abantu mwaryamanye ukabashyira hanze we waba ushyira hanze umuntu wakwamburiye ubusa ukareka gushyira hanze uwabwamburiye undi ko twabiki n'ibyo n'amavideo umuntu yanze gushyira hanze nuko twabikoreye abo washyize hanze ari wowe urabizi njewe rero ntago tujya imbizi mu bantu uzayoberaho ugenda uba amahoro ukora ibyawe nanjye nkora ibyanjye kumva ngo nje hano ngo jihadi nguyambabarire naramuvuze so what ntabwo jewe ndi ngura inzira nasanze urakajajwa nakumvise ahantu gutega amatwi sanga urakajajwa urakajibwe uragasutwa nakureba indeshyo n'ingano nkasanga ntibihuye ntago byavamo ukiva kuri TV10 wahora gutaka ngo inzara irashira ariko gihemu ntigishira da inzara irashira igihemu ntigishira hanyuma none se ubundi ndacyakubereye umuzigo icyari kikubangamiye ni video wayishize hanze abanyarwanda urabona hari ikintu byatwaye izo nyundo zegeranye gendo zikubite sona nyoko cyangwa na bene wana ngo wabakubise inyundo nyagukubitwa n'inkubawe ni rekana nakubwiye je nibirego nari narakureze narabirotiriye nabikuyemo kubera nasanze ndi kudiringa n'umuntu ufite ubugome wenda utavuze ngo afite ibyaha ufite n'ibibazo muri wowe wifite ibibazo nawe si wowe wabitewe n'ibibazo ariko icyo nkikubwiye kuko umuntu arareba akavuga ko ibintu ashobora kuza bakanamupima bakavuga bati ni urumogi rwabimuteye gusa urabona ntaba ndiwe n'imbwa
yago rero nimba warabuze views icara wicara usaba abanyarwanda ubereka icyo ugiye kubabwira bakukurikira. Abanyarwanda n'abana beza, nta muntu banga, baba bazi yuko umuntu bamufite ari ikirara, sibyo? Ubu se wibwira yuko abanyarwanda batanzi, baranzi neza, barasobanukiwe, baranzi. Nzagukorera mu muhogori uzagira ngo ukubiswe n'inkuba, je utagira ngo nahangaho umuntu aba yarakwihoreye. Uricara ngo abantu ngo bagize bate ngo ayo mati ayahe mati, ntiwagiye ukisararanga ukikarakaza. Ubufaranga, amafaranga ya dabije azakurwaza umutima. Hari n'igihe uzikingirana w'umutima ugacika, nutagana abaganga ngo bakwiteho, ngo unagende mu rusengero bagusengere. Wige kubana n'abantu, iga kubana n'abantu. Niyo waba uri umunyamafuti kajana umunyarwanda arakumva, none se yagira ati ibintu wavuga kuri jihadi, nta muntu ndi bukomangire ku nzu ngo ngende, nta muntu ndi buze guhamagara ngo ntunga, nta kibazo, nuko byumva gusa bakikomereza, nta kintu bangira, nta na kimwe ja. Ese ugira ngo na kimwe bagira umuntu? Wicaye ngo ufite amavideo y'abantu ngo ugiye gushyira hanze ngo ntaho bazaca. Inzira waciye se umuntu ntiyayibonye ntiyayica agenda. Ariko turi mu gihugu nta umuntu ateze kujya. Ndashaka kukwibutsa wa muntu wakujyanye wari wararondogoye ngo azakujyana muri Canada, ubaze ntuzenya ibintu byawe byo muri Canada aho byageze. Hari ibihugu bigendera ku mahame y'uburenganzira bwa muntu. Ibintu byose mwavugaga biba bigomba kujya no mu Cyongereza. Niyo umuntu yaba atakizi yagisemuza, niyo cyaba ari ikihe kirimo. Dosiye yawe yabaye iki? Yabaye closed. Mwibwira yuko amambasade s'abantu batavugana nayo? Cyangwa wibwira ko abantu birirwa bikaraga muri imihanda ukagira ngo niko kazi bakora? Ikibazo kigira nuko ibi bintu uzenya aya ma YouTube niko kazi mugira mukora. Mushaka utundi tuzi mukore, izi YouTube ziba accessoire, ariko ubuzima bwanyu muragenda mukabushyira muri YouTube mukumva yuko ariko kazi kagomba kubatunga. Shushu, YouTube iraguhinduka imeze nk'ikirere. Siyo mpamvu ntubona ko wanyaye kukayiko. Ngwino ubwira abanyarwanda uzane content. Nimba wabibuze nazanye Juju, nawe shaka ipusa aho ngaho, cyangwa ufate no mugore wawe mwicare mwitereke muvuge. Abanyarwanda baragukurikira, abanyarwanda n'abana beza cyane. Wiza gutera njyewe, reka nkubwire, nta muntu uteze kunyangisha undi, nanjye ntawe nteze kwangisha undi, kuko nta munyangire ngira. Umunyarwanda yagukunza aragukunda, iyo yakwanza arakwanga se tu. Nta nuwo nkomangira ku rugi ngo ngwino, nta nuwo nkomangira ngo mpe. Ibyo uvuga byose baraza bicare barebe, banumve, bavuga okay, urakoze cyane, uduhaye sho, amaso yacu urayogeje. Ikindi so baragaruka kwa Jihad bavuga ngo niko seda, nanjye nkanababwira niko hapa. Ugira ngo hari ikindi kintu bakora? Ahubwo kuki ushaka kwangisha abantu umuntu ugasetting icyo kintu? Ese kucyumva ko abantu bakwanga? Ikunde basi, ikunde, wigirire n'icyizere. Ariko icyizere cyaragiye. Shaka umva. Uratuka abantu ngo ni indyarya ihimwa n'indyamiriza. Buriyani ntiyakurwaje ururimi rwenda kugoba. Njyewe njya nanamureba nkamubwira ariko se mwashyaga mwaruriki? Ntabwo yakurwaje, ntiyakubaniye. None si byo uri kumukora, ntago abantu bari kubibona. Umutuku umutesha agaciro, yakutwaye iki se nyabo? Biyataga akazi kakaza kakubana ururimi rwaragobye. Ubu noneho ko wabaye sina ndugu, noneho ninde wakugeraho ja? Ninde ko abantu bose niyo bakugezeho bucya wabatutse? Imihanda yose sabe. Ubundi abantu sabe yakutwaye iki? Ngo ngahari mu kagare warakaguzura gatunga. Aha si ni pararigo. Ariko nta muntu numwe mudafitanye ikibazo muri iyi mihanda. Isuzume yago ufite ikibazo. Abantu rero wagira ngo abanyarwanda ntibareba, bagira ngo ni njyewe nawe n'abandi wenda bakuvuze. Abandi banyamakuru bose bigeze bagushyira hanze, nashyize hanze by'umugore wawe yatangaje, kandi still njyewe nari ndi mu murongo wanjye ndimo gutangaza ibyo numvise. Urumva yaranganye, turakora datsitse. So wakoze iki? Waragiye wiyahuza urumogi, niwo muti w'ibibazo se? Abarundi ntiwabashwaniye. Reba ibintu by'i Burundi, bakutwara i Burundi, bagutwara nahe hose. Hari abarundi bose nibo bashwaniye, nabo bakugize batese, bose nibo bahereka umurongo batuka. Gerageza wige kubana n'abantu, kandi kugarura icyizere biroroshye cyane.
gusa biragoye kuko nta kigoye kugarura icyizere kuko n'igicucucucu cyawe kiragusiga. Dabiju uyobewe ko yagutunze akanakugura n'imyenda paka akanakugura box cyokora uwo nguwo ntago utunzwe na famiye zabo. Tuba dufite amakuru nuko duceceka sometime umuntu akanicecekera kuko siyo content yanjye yagubwo nakuvuga nkazinjiza ngahe koko ntayo arimo warakayutse wabaye warakayutse ubyumva. Ngwino ukore content uvuge ibyo uvuga nimba hari biri kuvuga ku muntu ubivuge ntaribi n'ubundi njyewe rero ndekana nabikubwire rwose ahubwo binabaye byiza wajya ku wa mbere umvuga nta kintu bishobora kuntwara ariko bitera ikibazo iyo winjiye mu kungo kuryamana ngo yaryamanye n'uyu so ubushaka se gufata ukuguru ubushaka kubura aho ngaho ngo wenterivene. Ese nkubaze uri gukora plaidoyer uri muri advocacy uri mu biki? Andika petition paper uyiyohereze mu nteko nibyo byiza cyane kuko ikeneye ko itegeko rihinduka uko wegera abashinzwe no guhindura icyo kintu. Ariko kuzano kuri social media twese turazikoresha wibwira ko birusha se bande nta bantu waheraga mu gitondo uvuga ngo ni baba baninge. Nigeze nkusaba ikiganiro no munsi numwe shifaya ababiguhaye ntibagutunze ntiwicaye ukarya ukanywa baguhaye ibiganiro none si ibyo uri kubakora ntago abantu bari kubireba. Umva rero nkubwire tandukanya abantu ugomba gutondagira nabo utagomba gutondagira. Ikindi kuvuga si ikibazo rwose wivugire ariko nujya mu bintu nibigera mu bintu by'imibonano mpuzabitsina cira birarura kuko igitsina cyawe ntawe ugenga uko gikorwa kubera iki uko gikoresha kubera iki uza kugenga uko umuntu akoresha igitsina cye birakureba. Na leta mbikubwiza ukuri ntago ishobora guhagarara ku cyumba cy'umuntu ngo uri gukora imibonano mpuzabitsina gute mwanya wawe wowe nyagacyuguru wirirwa nk'urumogi rwakurenze kuba wabuze ibintu uvuga nimbwa ntimenya hitwa icwende dekaturiya se wari uri gutuka ngo ni inyangarwanda. Nje ntago ndi nguri nzira buriya reka nkubwire uyu ureba gutya umva uko ucaho imihora ni myinshi niyo twahura tujye no guhuza amaso nasa nkureba hasi niyo byagenda gute sinshobora. Imbwa ntimenya hitwa icwende ntiwari uturamye kuri rayivuye deka bra ntiwari uri aho ngaho uri kumutuka ntawe utatutse nyabusa sembera wali ni wabaye sina ndugu icara utuze wumve yuko nta n'umuntu ubu kwitayeho. Ariko nagarinje kuvuga ku kintu ngo kijyanye n'inyundo yeguruye kubita ushaka jihad mukure mu kayezo kawe. Nje nushaka kumvuga ugenda umvuge uvuga ibyo ubonye byose ariko nugera ku kijyanye n'imibonano mpuzabitsina nugera kuri sex orientation y'umuntu ucire birarura kuko ntumfatira ukuguru icyo baye nkigusubiriyemo cyangwa uzutanga ikirego utifite ikibazo mbangamiwe nuko uyu muntu akora imibonano mpuzabitsina bazakumbariza mu mategeko nimba ubuhahagaze. Abo bantu bazane cyangwa babwire bajye gutanga ikirego cyangwa unabazane nabo baze bishyire hariya ariko banatanga amakuru ashingiye kumenyetso bareke kuza guhimba. No story no risk. Umuntu araza ubu ni gute umuntu ashobora kwicara nimwirirwa mwandikira abantu ngo nimuze muvuge gutya ko waryamanye na runaka yaryamanye nande nkorera online video nizi kugera aho uzavuga nkorera online mbwire nakariya kana ndabizi kari hano kari ukabwire ko jewe nta terabwoba ngira iryo terabwoba ryararangiye hano mu Rwanda nta terabwoba rihari yago ngwino uvuga ibyo ushaka. Iterabwoba nabwo riri muri Kongo naho ahantu M23 itaragera niho rishobora kuba risigaye. Aha mu Rwanda nta terabwoba iryo ari ryo ryose rihari. Noneho rero njyewe umpiga ubutwari turatabarana undusha intambwe ndamwisunga uzantuka ku wa mbere ngo utuke ku wa kabiri kuko ururimi ndarufite nararutyaje noneho nanabikubwira. Umuntu yahereye kera kwihorera noneho rimwe nanavuze ubu ngubu ntubona ubu tuguhaye n'umukoro genda uvuge baze barebe wavuze runaka. Njyewe rwose pe ndi mu bantu banakwihoreye kuko nasanze ufite ikibazo gikomeye cyane. Njyewe tuzavugana nibamara kugukura muri rihabu uzagishyira ubwenge ku gihe wumve ko ugomba gutuza. Abantu bose bo muri YouTube warabikomye ese ushaka ko YouTube yawe ariyo bareba yonyine? Wake up.
ikibuga ntabwo kikimeze gutyo, uru ruganda ntabwo ari urwaso, nta nubwo ari urwanyu kuba ubugira ngo abantu baze aba banyarwanda bareba buri muntu wese uhise ibyo avuze, barareba bakikomereza bakagira ibyo bakuramo. Nimba rero ibyawe nta zana content abantu bakurebe, nimba wayibuze uvuge bagushakire content, ibintu bigira inzira. Nje nta kintu mumba muri iyi mihanda nabonye warabyaye, tuzagongana tuzarebana neza. Ikindi njyewe nanababwire mw'abanyarwanda mwe, nta mwanya afite wo guterana amagambo n'umuntu wahunze igihugu. Wahunze igihugu, genda ukorana ibiganiro nabo ushaka. Njyewe ntabwo ndi mu bantu bazana abatumirwa bawe, ntabwo ndi muri ba bibazo bagiranaga n'abantu ngo batumiye umutumirwa ngo uyu nibamubaninge ngo uyu nibagire gutya. Oya, nta kintu na kimwe rwose duhureho n'abatumirwa, ntitubahuza. Numva unabishaka uza imihora ni myinshi, nuba wanatumiye umutumirwa wamutumiye, nzabishyiraho akadomo nge simutumire, n'ubundi ntabwo azabaje kumvomya. Uri kumva? Shaka content yawe, kuko kumva ngo bavuga yago bakuvuga se niki? Waricaye utegura igitaramo, uragenda ureme indirimbo, igitaramo kirahomba n'abagufashije mu gitaramo urabatuka, n'abataraje urabatuka kubera ko bakurungurutse. Rekeraho, jewe nta kintu na kimwe duhuriyeho, nta na kimwe. Ntidusangiye umugore, abo bahungu uvuga ntitubasangiye. Abahungu mugendana n'ituma ibobo, irebe nawe kategori yabo mugendana. No mu bake n'uwarya imbwa yarya inzungu, nta n'uwakudaraga wowe, nuko usuko nguko ntawe rwose. Iturize umunsi ushatse wese kumenyekana ngo yaryamanye na kanaka, ushatse kumenyekana ngo yaryamanye na kanaka. Nge se bintwara iki? Ije bintwara iki? Ese ubundi waje ngwino mu Rwanda, hakore ibimenyetso, apana kwirigura aho ngaho. Nje rwose mwabantu mwe guterana amagambo n'ubu nuko inyundo isobanuye iki? Inyundo isobanuye iki? Ngo yakubise inyundo kwitwa n'inkuba. Njyewe ndakubwiye ngo yagoje twumvikana, kora ibyawe nanjye nkora ibyanjye. Maze igihe kingana iki nkora, umaze igihe kingana iki ukora. Ariko warebye yuko noneho nta kiri kuva muri gutungwa na famiye y'umugore, kuko amafaranga ya Dabiju ntayo kibonye, ubu byaranarangiye fini. Ahubwo hindura imyenda, kuko utwo twe dufite n'utwa Dabiju. Ubundi wibereho amahoro, utuze. Umuntu yakagiye kuri YouTube akicara akavuga ntawe ubikeneye. Uricaye namwe banyarwanda murebe, Buriyani bagendanye wamusapotinze, ari aho ngaho aramututse. Abagukobwa mwaryamanye wabasize hanze, none si ubwo gushyira rubanda hanze byatunanirara? Nje nta bwoba ngira, icyo mbanze nkikubwira, tuzahanganana cyane rwose. Ikintu ugomba kumenya nuko jewe ntakwitayeho. Ariko naje kubera ijambo bavuze ngo wakubise inyundo. Wayikubise ndeze, wayikubise nde? Nakomeretse he? Brian, sawa wakoze. Sawa.